reka nkusuhuze kandi nkutere yambo nkwifuriza komeza kugubwa neza cyane. Reka mbonereho no kuguha ikaze muri iyi nkuru ya none. Ni inkuru irimo iragarukaho cyane, ni ifoto iri kugenda itrendinga cyane ku mbuga nkoranyambaga yitwa Cacana. Uyu yamenyekanye cyane ku mbuga nkoranyambaga cyane cyane kuri social media, kuri YouTube cyangwa se kuri YouTube channel yiwe yitwa Cacana TV, inyuraho uruhererekane rwa filime yitwa Motari. Uyu musore Cacana ibyaje kuba byamubaho n'ibintu byateye abantu benshi urujijo bitewe n'ibyagaragaye kuri iyi channel ye ya Cacana TV. Ni ibintu rero bitavuzweho rumwe n'abantu benshi abagiye batandukanye. Niba urwo mbere ubanye natwe rero nta kindi turagusaba gukora sabone cyangwa se subscribe kugira ngo inkuru zacu ujye uzibona gatanu kuri gatanu. Ni ibintu byose cyane, reba munsi ya video yawe urabona ahantu handitse subscribe cyangwa se sabone, ubundi uhakande ntiwagirwe no gukanda kunzogera tujye dushyira inkuru notification ujye uzibona uri mu ba mbere. Kurashaka cyangwa se partage aya makuru yasangiza inshuti n'abavandimwe, ntiwagirwe kuba wakora like ujye hasi no muri comment usige igitekerezo cyawe. Nkuko twari tubikomojeho, ni ibintu byatangaje benshi ndetse bamwe binabatera urujijo. Uyu Cacana yagize atya afata ifoto ari mu isanduka bigaragara ko yapfuye, ubundi ayigira kava iyi filime ya Motari, aho iyi foto yaje kuba yagaragara kuri channel y'uyu musore Cacana. Ni ibintu rero bitavuzweho rumwe n'abantu benshi bagiye batandukanye, dore ko abenshi bamututse batamuvugiye neza bitewe n'iyi foto baje kuba babona. Bamwe bagiye batangaza ko uyu musore arimo aragenda yikungurira. Hari uwagize ati ese wa musore we urimo urikungurira urupfu, ese izi zaba ari views azigutera kuba wakora ibi bintu? Ni ibintu rero byavuzweho amagambo menshi agiye atandukanye, aho bamwe bamututse kandi koko ikigaragara uyu musore ibintu yaje kuba yakora ntabwo ari ibintu bigaragarira amaso ya rubanda neza. N'ibintu bigaragara ko atari byiza cyane kubona umusore nk'uyu nguyu afata umwanzuro kuba yajya mu isanduka ubundi agashyira ifoto ye ahagaragara, cyangwa se ifoto ye akaba yayishyira kuri social media. Ni ibintu rero byaje kuba byatangaza abantu benshi, aho bagiye babivugwaho amagambo agiye atandukanye. Muri komanteri zagiye zitangwa kuri iyi filime yaje kuba yashyira hanze iriho kava y'iyi foto ari mu isanduku, abenshi bakaba bamututse bavuga ko ibi bintu yaje kuba yakora atari byiza, bisobanuye ko arimo arikungurira uyu munsi cyangwa se ejo urupfu rwaza rukaba ruramutwaye ari we warwikore. Se urupfu rwatwara umuntu bitewe n'iyi foto yaje kuba yakora? Nanjye ni ikintu ndimo ndibaza, ariko ku giti cyanjye nanjye ibintu uyu musore Cacana yaje kuba yakora byo kuba ari muzima yangiza akajya mu isanduka akagaragara nk'umuntu wapfuye, akishyira pamba mu kanwa ndetse no mu mazuru nk'uko namwe mukomeje kugenda mubibona, ni ibintu bitashimishije abaje kuba babona iyi foto. Cacana wisubireho, ntabwo ibi bintu waje kuba wakora ari ibintu byiza cyangwa se ari ibintu byashimishije abafana bawe, cyane cyane abafana bagukurikirana mu biganiro ndetse n'ibindi byinshi ugenda ukora unyuza kuri channel yawe. Ntabwo ibintu yaje kuba wakora ari ibintu byiza cyane. Niba rwa mbere rubanye natwe, reka tugusabe gukora sabone cyangwa se subscribe kugira ngo inkuru zacu ujye uzibona gatanu kuri gatanu. Ni ibintu byoroshye munsi ya video ya urabona ahantu handitse sabone cyangwa se subscribe, ubundi kandi ntiwagirwe no gukanda ukazogera kugira ngo tujya dushyira inkuru notification ujye uzibona uri mu bambe. Kurashaka cyangwa se partage aya makuru uyasangize inshuti n'abavandimwe, ikintu ntiwagirwe gukora like ujya hasi no muri comment usige igitekerezo cyawe kuko nacyo ni ingenzi cyane. Wakoze kubana natwe rero, ciao ciao, bye bye.